Nitwa Antoinette Nyirazaninka, nkaba nshinzwe porogaramu y'ibihumyo mu kigo Development Network. Mu byo dukora harimo n'umushinga wagutse w'ibihumyo, aho dufasha abantu batugana tubaha amahugurwa ku bigendanye n'ubuhinzi bw'ibihumyo ndetse no gutunganya no kongerera agaciro ibikomoka ku bihumyo. Ni ukuvuga ngo mpereye ku buhinzi bw'ibihumyo, hariho gukora imigina y'ibihumyo, noneho ya migina ariyo izahingwamo ibihumyo byamara kwera, abantu bakaba babikoresha biri fresh, babitunganya bikoresha nk'amafunguro mu rugo, cyangwa se birumvikana iyo byeze n'ababihinze bashobora kubijyana ku isoko bakabigurisha, n'ubundi bikajya gukoreshwa mu ngo cyangwa se bigakoreshwa mu mahoteli no mu maresitora. Hariho noneho no kubyumisha bikavamo amafu rero y'ibihumyo nayo akoreshwa nk'amafunguro, yongerwa mu biryo cyangwa ashobora gukoreshwa yonyine, akavamo amasupu atandukanye, cyangwa se bakaba bayongera mu mboga cyangwa mu gitoki cyangwa no mu bindi bintu byose byo kurya abantu bategura. Nanone ibihumyo biri fresh dushobora kubikuramo cyangwa se tunabikuramo amabroshete ashobora kuba yasimbura n'amabroshete y'ibikomoka ku matungo abantu bafata, ndetse akaba yanabagiraho ingaruka ku mubiri, ariko noneho iyo ibihumyo broshete biriye biryoshye kandi inagufasha kugira ubuzima bwiza. Nanone ashobora gukorwamo n'amaburete, ashobora gukorwamo na sambusa, mbese biriya bintu byose bakora mu nyama biba bishobora gukorwamo no mu bihumyo. Tuvuye rero ku ibyo biba bivuye ku buhinzi, habaho noneho no kuba ibihumyo byakorwa nyuma yo kubyumisha bikavamo ifu ishobora kongerwa mu mafunguro nk'uko nari mbivuze. Bishobora no gukora ibihumyo bishobora kuba byumye, nanone iyo wabisaruye bikaba byinshi urabyanika, nanone bikaba byakoreshwa byumye, nka kuriya abantu bafata indagara, amafi mabisi akaba barayumishije akavamo indagara, n'ibihumyo nabyo bishobora kuvamo ibyumye. Wagera igihe cyo kubitegura nk'ifunguro ukabishyira ukabyinika mu mazi mo gakeya, ukabona kubitegura nk'uko usanzwe utegura n'ibiri fresh bikiri bibisi. Ibihumyo rero usibye amafunguro gusa, nk'uko bikungahaye ku ntungamubiri, mu by'ukuri twebwe tubyita inyama zihingwa, kuko bikungahaye mu ntungamubiri, byongera ubudahangarwa bw'umubiri, bifasha inyama zo mu nda gukora neza, cyane cyane iriya nzira y'igogora mu gifu, mu mara, uwabiriye akagubwa neza. Bizamura kandi n'igipimo cy'amaraso ku buryo abana, abagore batwite n'abantu bageze mu zabukuru baba batangiye kugira imbaraga nke z'umubiri, cyangwa se bakaba bahura n'ikibazo cy'amaraso makeya. Iyo ufata ibihumyo uhora ufite amaraso ari ku gipimo cyiza, kabone n'ubwo waba uri mu kigero kijyanye n'uko waba ufite intege nkeya. Ibihumyo kandi bifasha ibindi bifungurwa abantu bariye, ko umubiri ubikoresha neza ukabyakira, ugakuramo intungamubiri ziba zikenewe. Ibihumyo kandi ni ikiribwa muti, kivura cyane indwara ziterwa n'imirire mibi, yaba ari imirire mibi yo ku rwego rwa mbere kuri abana cyane cyane n'abantu bafite intege nkeya baba baguye mu kugira imirire mibi. Iyo ufata ibihumyo ukira vuba kurusha ibindi biribwa abantu bakoresha. Ikindi na wa muntu waguye mu mirire mibi
mu rwego rwa kabiri hariya aba yafashe ibyo kurya by'umurengera ku buryo umubiri utabikoresha byose neza, akagira umubyibuho ukabije. Aho ngaho naho niyo ufata ibihumyo nanone bifasha umubiri gukoresha bya binure biba bigenda biri murengera, noneho umubiri umuntu akongera akagira umubyibuho uringaniye, akagira ubuzima bwiza. Ibihumyo nanone kubera yuko biri mu bihingwa bidasanzwe, byera vuba. Ibihumyo byera vuba ku buryo iyo wabihinze wahinze ya migina hagati y'iminsi 7 n'10, ibihumyo biba byatangiye gutanga umusaruro. Nta gihingwa ngira ngo tuzi hano mu Rwanda ushobora guhinga nyuma y'icyumweru ugatangira gusarura usibye ibihumyo. Ikindi nanone ibihumyo ni igihingwa gihinga hato, gihingwa ahantu hatoya ku buso butoya, ku buryo byasubiza kiriya kibazo dufite twebwe nk'Abanyarwanda ko abantu benshi badafite ubuso bw'ubutaka bunini. Nkaba navuga yuko nta muntu wavuga ngo yabuze aho abihinga, kubera yuko ibihumyo kuri metero kare imwe gusa yonyine ushobora kuhahinga imigina 60 ndetse isagaho gato. Uhinze rero iyo migina urasarura ukaba watunga umuryango, ukaba wanagana ku isoko ukabibyaza umusaruro. Mu by'ukuri ntawavuga ngo yabuze umurima wo yahingamo ibihumyo. Ikindi kiza cy'ibihumyo ni uko uburyo cyangwa se tekinoloji yo kubihinga iroroshye ku buryo idasaba ubumenyi buhambaye. Abantu bose baba ari abize baba batarabashije kugira amahirwe yo kujya mu ishuri, bose bahinga ibihumyo, kuko twebwe turabahugura mu gihe gitoya, akaba yakwinjira muri iyo gahunda y'umushinga wo guhinga ibihumyo, akaba yabihinga uko mwumvise ko byera vuba bigahingwa hatoya, bikaba rero byatuma agana ku isoko akabihangamo umurimo, akanatunga umuryango. Nta nubwo bisaba ibishoro byinshi, mwabyumvise ko ahantu metero karimwe ntago byasaba ibishoro byinshi, keretse ushaka gukora nyine umushinga wagutse, kuko nawo uwo mushinga nk'uko nabivuze wakorwamo byinshi bitandukanye. Tukaba twakangurira Abanyarwanda bose kutugana mu kigo cyacu Development Network kugira ngo tubahe ubumenyi, ko dutanga amahugurwa ku kintu cyose wakenera kigendanye n'ubuhinzi bw'ibihumyo ndetse no kubyongerera agaciro. Murakoze.